Yes, ladies and gentlemen, nongeye kubasuhuza mbahaye ikaze kuri Behind the Wall Stories. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza, kandi n'abatameze neza Imana ikomeze kuborohereza. Uyu munsi rero mbafitiye story nziza, story nkuko bisanzwe twigisha, story dukangura, story tugira inama mu buzima tubamo bwa buri munsi. Nizere ko ugiye gukura hagati aho ngaho kwicara ukagendana nanjye muri story ngiye kuguha uyu munsi irangwitiyemo, kandi nizera ko iri busiga hari ikintu ikwigishije muri wowe wakoze kwitamo Behind the Wall Stories. Reka tutangire inkuru yacu. Reka tutangirane inkuru yacu n'umugabo w'umupasiteri witwa Nata Udo. Uyu mugabo yatangiye ubutumwa bwe ubwo yigishirizaga abantu munsi y'igiti ahantu bahitaga muri Aba. Uno mugabo ntabwo yari afite ijwi rikanganye cyane, ariko ijwi ryari rifite uburemere. Abakristo ba mbere yagize mu rusengero rwe bari abakristo batatu. Uwa mbere yari Mama Ino, hari undi witwaga Desmond. Uno mugabo yari umumekanisien, ariko uyu mugabo akaba yarakunda kuvuga yuko umugore we yamurogesheje. Hari undi witwaga Sister Glory. Uno mugore Glory yari amaze imyaka igera muri 11 nta mwana afite. Buri cyumweru bicaraga ahangaha munsi y'iki giti bagatangira kuririmba amen, bagatangira guhimbaza Imana. Uyu mugabo Nata rero yakomeje kubigisha, abigisha ibyerekeranye no kwiyeza, kwicuza ibyaha ndetse no kugira icyizere. Ahangaha ubwo basengaga hashize igihe kinini nta bitangaza biba ndetse nta n'ibimenyetso by'ibitangaza, gusa bumvaga amagambo uyu mugabo yabwiraga. Uyu mugabo akabizeza yuko Imana izakora ibitangaza. Yahagararaga imbere yabo akababwira ati mwihangane mutegereze Imana, akababwira ati Imana irabumva, niyo yabicecetse ariko irabumva. Nuko abantu bakomeje no kujya baza, nuko nta kintu na kimwe cyahindukaga mu buzima bwabo, ariko abantu barakomeje baraza bagumye aho ngaho bafite icyizere ndetse basenga ndetse bategereje. Nuko umunsi umwe wa mugabo witwa Desmond yaje kubaza uyu mugabo pasiteri amaze ateze pastor, n'iryari Imana izaduha ibisubizo? Uyu mugabo Nata yarasetse aramubwira ati vuba aha. Nuko icyumweru kimwe buri kimwe cyose cyarahindutse. Ahangaha hari ku cyumweru, hari mu kwezi kwa karindwi. Uyu munsi wari ushyushye cyane, mu by'ukuri izuba ryari ryinshi cyane mu kirere. Ahangaha korali yari imaze kuririmba, buri umwe wese yicaye acecetse bategereje. Bagiye kubona babona amarido ari kuri alitari arafungutse. Nuko wa mugabo Nata arasohoka muri ya marido. Ariko kuri uyu munsi hari ikintu kidasanzwe. Uyu mugabo noneho ntabwo yari yambaye ya myenda arasanzwe yambara y'ipantaro n'ishati, ahubwo yari yambaye ikanzu uyu munsi. Uyu mugabo yarinjiye, nta n'umuntu n'umwe yigize areba, ahubwo yaratambutse ajya kuri alitari. Nuko afata mikrofone, uyu mugabo atangira gusenga. Ijwi rye ryari calm cyane. Umugabo yitonze aravuga ati muzamura ibiganza byanyu. Aravuga ati Imana iri hano. Abantu baragurutse bose ko bari aho ngaho bazamura ibiganza. Ubwo bari bamaze gusenga, pasiteri atangiye iteraniro. Uyu mugabo atangiye kuvuga kubyerekeye kwizera, ndetse atangira kuvuga kubyerekeye kwizera ugategereza. Atangira kwigisha uburyo amagufwa yumagaye ashobora kongera agahaguruka. Ariko mbere ko arangiza yarahagaze, nuko afunga amaso ye, nuko aravuga ati hari umuntu umwe ahangaha. Uyu muntu ntabwo yaje hano kugira ngo anyumve, ahubwo yaje hano kugira ngo agende. Aravuga ati uno muntu ntabwo yarasanzwe agenda, hashize imyaka 6 yose atabasha kugenda, ariko Imana iravuze ngo haguruka. Buri wese yarikanze. Abantu batangira guhindukira barebana hagati yabo. Bagiye kubona ahagana ku murongo wa gatatu, bagiye kubona babona akagare karatambutse. Ahangaha haricayemo umugabo muto cyane unanutse ndetse ubona ufite agahinda, amaguru yari mato cyane. Uyu mugabo yitwaga Musa. Uyu mugabo atangiye gushekinga, atangira gutitira, atangiye kuvuga ati njyewe. Nuko Nata arangije amutunga urutoki arababwira ati haguruka. Musa yahise ahaguruka. Abantu bahise bikanga aho ngaho. Musa yarahagurutse, bose babireba gakeya. Musa bagiye kubona ahagaze ku maguru ye abiri yose. Abagore bararize, abagabo barasakuza cyane.
ku musaha yahise yirukanka, yahise asohoka ava aho ngaho ava muri urwo rusengero. uno mugabo yatangiye kurira, atangira kuvuga ati nshobora kugenda. yatangiye gusakuza aho ngaho hanze ariko yirukanka. ahangaha mu by'ukuri Musa afite ibyishimo byinshi. nyuma y'imyaka 6 yose atabasha kugenda, ubu ngubu yabashaka kugenda. abantu baramukurikiye, batangiye gukuramo amatelefoni, batangira kumufotora. nuko muri umugoroba yama video bari bafashe yatangiye gusakazwa ahantu hose. batangiye kuyishyira kuri Facebook, batangiye kuyapostinga kuri Instagram, ndetse batangiye kuyasharinga kuri WhatsApp, ndetse no mu binyamakuru bitandukanye batangiye kubyandika. muri iryo joro abantu batandukanye bo mu duce dutandukanye bari batangiye gupakira amabage yabo. ahangaha bari bamaze kumva ko byanze bikunze hari ikintu kiri kubana muri Ikwapa, hari ikintu cyari cyabaye gikomeye cyane. ariko umunsi umwe iyo aba bari kuzamenya icyari kiri kuba, buri umwe wese yakagombye kwirukanka akava muri urusengero akaruhunga. ahangaha no kubera yuko buri cyumweru aho hafi y'umuhanda hafi y'urwo rusengero hari umugabo w'umusazi witwa John. uno mugabo w'umusazi igihe cyose Pastor Nata yacaga ahangaha ntabwo yajyaga yifuza kumuvugisha, nta nubwo yajyaga byibuze azamura ukuboko ngo amusuhuze, ndetse nta nubwo yigize yifuza kumusengera. ariko ikintu kimwe kidasanzwe, buri kimwe cyose umugabo Nata yaryaga uyu mugabo w'umusazi nawe yakiryagaho, ariko ntabwo yari yigeze na rimwe amusengera, ndetse nta nubwo yajyaga amusuhuza. uno mugabo John yari inshuti y'uyu mugabo w'umupasiteri Nata mbere y'uko umusazi. uno mugabo rero yahoraga buri gihe ari hano hanze y'urusengero, buri gihe ari kwitegereza. buri cyumweru uyu mugabo yazaga ahangaha, ariko ntabwo yajyaga yinjira mu rusengero. ndetse umunsi umwe abantu batangira kujya bibaza, batangira kuvuga batese nimba uyu mupastor Nata ashobora kuzura abapfuye, nukubera icyo adashobora gusengera umugabo John wari inshuti. uno mugabo turabizi neza ko yari inshuti ye muri uyu mujyi, ese nukubera icyo adashobora kumusengera? icyo ni kibazo abakristo bibazaga. ariko uyu mugabo Nata nta kintu na kimwe yajyaga avuga kuri ibi bintu. ibi ngibi rero byari itangiriro, kubera yuko icyumweru cyakurikiyeho uno mugabo John yaragiye none kubyinjiramo kurushaho. nuko icyumweru cyakurikiyeho cyari icyumweru kidasanzwe. abantu ntabwo bazindutse gusa, ahubwo abantu bazanye ibikapu byuzuye imyenda, bazana amamatera. abantu bari biteguye kubanga ku rusengero, ndetse aba bantu bari baturutse impande zitandukanye, ndetse bamwe na bamwe bahageze mbere y'uko bucya, ndetse bamwe na bamwe ntabwo babashije kwinjira mu rusengero. aba bose bifuzaga kubona wa mugabo Nata. ahangaha none ubu bari batangiye kumwita ngo n'ijwi ry'Imana. nuko ubwo abantu bari bari aho ngaho bategereje, bagiye babona ya marido yo kurara itarafungutse, wa mugabo Nata yarasohotse. ahangaha noneho uyu mugabo nta Bible yari afite, ahubwo uyu mugabo yarahagaze acecetse. nuko arangije afata mikrofone, uno mugabo yatangiye kuririmba. uyu mugabo yaririmbaga mu ndirimbo igenda gake cyane. abantu batangiye gufunga amaso, batangira kurira. uno mugabo arakomeza aririmba mu ijwi riri hasi cyane. uno mugabo yaririmbye ku minota igera mu 20, nuko ahita ahagarika kuririmba. abantu bose baraceceka. nuko uno mugabo arangije afungura amaso ye, azamura ibiganza bye, araterura ati ndi kubona umugore ahangaha. uno mugore amaze imyaka igera kuri 10 yose ageragezwa. umugabo arongera ati wagerageje abadogiteri batandukanye, wagerageje abavuzi ba gakondo, wakoze buri kimwe cyose gishoboka, wararize cyane bihagije, ariko uyu munsi araceceka. ariko uyu munsi Imana yakwibutse. muri ako kanya abantu bari baraho ngaho bakoma amashyi. nuko ku murongo wa 3 uvuye imbere, aha hari yicaye wa mugore witwa Glory. uno mugore yarahagurutse atangira gutitira, atangira kurira amarira menshi cyane.
nuko uno mugore atangira gufata ku nda ye, aravuga ati ni njyewe, atangira kuvuga ati Yesu Kristo ni njyewe. Nuko wa mugabo Nata aratambuka aramwegera, yakanzu ye yakuburaga hasi yari nini cyane, ikiganza cye kimwe gifatisha ku nda y'uyu mugore, nuko ikindi kiganza arakizamura, nuko avuga ijambo rimwe gusa, aravuga ngo guhera uyu munsi uratwise. Abantu bari aho ngaho barumirwa, bamwe na bamwe bahise bafentinga bikubita hasi bararabirana, abandi batangira gukuramo inkweto batangira kubyina aho ngaho. Nuko muri iryo joro uyu mukobwa Glory ntabwo yabashije gusinzira, yakomeje gukora ku nda ye. Nuko bigeze mu ijoro mo hagati yumvise harimo ikintu kinyeganyega. Mu by'ukuri yatangiye kumva mu nda ye hari ikintu kiri kugendamo, yarabizi neza, yabyumvagamo ko hari ikintu cyahindutse. Nuko hashize amezi 9 uno mugore Glory yaje kubyara abana 2 b'impanga, abana b'abahungu 2. Babantu bahuraga baseka uno mugore ngo ntabyara, ahubwo ubu ngubu bari baje bafite amagifuta atandukanye, kubera yuko ibyo pastor yari yavuze byari byabaye. Nuko nyuma yuko rero uyu mugore Glory abyaye, buri kimwe cyose cyarahindutse nanone. Ahanga none byari bimeze nkaho wagashyize umuriro mu byatsi byumye. Amakuru yarakwirakwijwe aho ngaho hose, abantu batangiye kuvuga ati ntibisanzwe, Glory yabyaye abana 2 b'impanga nyuma y'imyaka 10 yose. Bakavuga bati nta nubwo yigize akenera kujya kwa muganga. Nuko icyumweru cyakurikiyeho, ahanga ku rusengero noneho hari huzuye abantu batabasha no gukwirwa mu rusengero, huzuye no hanze hose. Abantu bari bazanye amagifuta atandukanye, bazanye ibyo kurya, bazanye ibyo kunywa, bazanye ibintu byo gutura. Ahanga nta muntu numwe washakaga gucikwa n'igitangaza cyari kigiye gukurikiraho. Aha noneho amagifts, impano zari zitangiye noneho kugwa, zitangiye kumeneka k'uyu mugabo. Umuntu wa mbere watangiye gutura yari umugore wari wambaye ikanzu y'umutuku. Uno mugore yarahagurutse nyuma y'uko amateraniro yararangiye, nuko aratambuka yegera ritari, arangije afata urufunguzo rw'imodoka aruha wa mupasteri. Nuko uyu mugore aramubwira ati iyi modoka ndayiguhaye. Aravuga ati Imana iri hano. Aravuga ati ndashaka ko nanjye ubwanjye nishyira mu maboko y'Imana. Abantu bari aho ngaho bose bakoma amashyi. Haje kuza ari ikindi gitangaza, haje ibaruwa yari yanditse ariko yari turutse hanze. Yari leta yari ivuye ku mugore wabaga muri Amerika. Uyu mugore yari yarabonye za video zacaga ku ma social media za bya bitangaza uyu mupasteri yakoraga. Ahanga rero muri iyi envelope hari harimo amadokima. Aya madokima yari amadokima y'inzu nini cyane nziza. Ahanga yari yanditse ngo ino nzu ni y'urusengero. Nuko wa mugabo Pastor Nata yahise akura mu rwandiko araruzamura ararubereka, aratangiye gusoma ndetse ari guseka. Ariko ahanga noneho ibi ntabwo byari birangiriye hano. Ku munsi wakurikiyeho kwa kabiri, imodoka y'umukara ya SUV yaje kuza aho ngaho ku rusengero. Haje gusohoka mu mugabo, nuko yaje kwinjira mwaho ngaho mu rusengero afite n'abandi bagabo bamukurikiye 2. Nako uyu mugabo yigize yivuga, ndetse nako umugabo yigize avuga amagambo menshi, ahubwo yaragiye aratambuka ajya kuri alitari arapfukama yuko umutwe. Nuko arangije akuramo envelope ayishyira aho ngaho. Muri envelope yarasize aha ngaha yarimo miliyoni 10 z'amanayira, nta zina ndetse nta numero ndetse nta jambo na rimwe ryari ririmo, harimo amafaranga gusa. Ariko uyu muntu wari umaze gutura no mafaranga ntabwo arakeneye ko abantu bamumenya, ahubwo uno mugabo yashakaga gufata ku mbaraga. Nuko ku munsi wakurikiyeho kwa gatatu ibintu byatangiye guhinduka. Noneho batangiye kuinstalla ama speakers hanze y'urusengero. Ahanga noneho urusengero iyo rwabaga ruri harimo amateraniro, buri wese yabashaka kumva n'abari hanze barumvaga. Ndetse rwa rusengero bari batangiye gukuraho roof, batangiye gukuraho igisenge, batangiye kugihindura. Ahanga buri kimwe cyose cyarahindutse. Abantu rero batangiye kujya baca aho ngaho hafi ya rwa rusengero, bakavuga bati murabona hari ahantu
hari ahantu niho Imana iba. Baravugaga bati uriya mugabo ntabwo ari umugabo usanzwe, ndetse n'abandi batifuzaga gusenga batigeze banasenga ahangaha noneho bari batangiye kwifuza kwicara imbere, kubera yuko uru ntabwo rwari rukiri rwa rusengero rwasengeraga munsi y'igiti, ahubwo byari byarahindutse ibindi. Hari hamaze kuba nk'ubwami bw'imbaraga. Nuko ku cyumweru cya gatatu urusengero rwose rwari rwuzuye rwakubise. Abantu baraje bicara aho ngaho hanze kugira ngo byibuze baze kwinjira mbere bagere bo bicaremo imbere. Bamwe na bamwe bazanye ibyo kurya, abandi bazana mu matera kugira ngo barare aho ngaho buze gucya bari hafi aho ngaho bahite binjira. Ariko muri icyo gitondo hari ikintu kidasanzwe cyabaye, hari ikintu kiremereye cyabaye, hari ikintu cyabaye cyatumye cyahagaritse umuyaga. Hari umugore waje guturuka inyuma. Uno mugore yari yiziritse agatenge. Umugore yari afite amaso atukura, ndetse uyu mugore yari kubira ibyunzwe, anananiwe mu maso, ameze nk'umuntu utabashije gusinzira. Uyu mugore yitwaga Akayede. Yari ateruye akantu mu ntoki. Aka kantu yari ateruye mu ntoki kari kazengurutsweho n'umwenda w'umweru. Uyu mugore yaratambutse yerekeza kuri aritari. Nuko arangije ka kantu yari afite kari umwenda kazinze mu mwenda w'umweru, arapfukama agashyira hasi. Bamwe na bamwe bashatse kumuhagarika, batangiye kumubaza ati mugore uri gukora iki? Uyu mugore azamura ukuboko kwe aravuga ati nimunkoreho, mumbabarire ndashaka kuvugana n'Imana. Abantu batangiye kumwitegereza, batangiye kumva babaye confused. Abantu batangiye kuvugana hagati yabo. Mu by'ukuri babonaga ari umugore usa ukuntu, unaniwe, usa nabi, ariko afite akantu kari mu mwenda w'umweru. Ese niki cyari kiri muri uyu mwenda w'umweru? Ese uriya n'umwana ateruye? Uyu mugore yaje guhindukira areba bari baraho ngaho mu rusengero, arababwira ati umwana wanjye w'umuhungu yapfuye ijoro ryashize. Arababwira ati kwa muganga bambwiye ko nakagombye kumujyana muri morgue, ariko ntabwo mbishaka. Nashakaga ko byibuze umukozi w'Imana abanza akamureba. Ahangaha wa mugabo Pastor Nata yari ari inyuma, yari masenga ndetse na timu ye, aratambuka yerekeza kuri aritari. Nuko yageze ahangaha abona wa mwana barambitse aho ngaho, aramwitegereza. Agitambuka wa mwenda wa mwana yarazengurutsemo yari arimo, umwenda wari watangiye kunyeganyega. Nuko uyu mugabo Nata arapfukama, afata ibiganza bye abishyira kuri wa mwenda, atangira kuvuga gakeya. Ariko amagambo yari arimo avuga nta muntu n'umwe yigize yumva, yari arimo yavuga muri we. Nuko arangije arahaguruka, arangije aravuga mu ijwi riri hejuru, atangiye kuvuga ati imyuka mibi y'urupfu, ndashaka yuko uva muri uyu mwana, ndashaka yuko ugarura icyo wamaze gutwara. Abantu bananiwe guhumeka, nta muntu n'umwe yigize unyeganyega. Muri ako kanya byabaye nkaho nta muntu n'umwe uri aho ngaho. Nuko hashize akanya gato cyane, wa mwana yahise anyeganyega, avuga ati mama ndashonje. Mama we yatangiye gusakuza cyane, yitera hejuru. Abantu nabo batangira gusakuza, batangira gukoma amashyi, abandi barafentinga, abandi bararira, abandi batangira kubyina. Batangiye gukuramo amatelefoni, batangira gufotora, batangiye kuvuga igitangaza, uyu mwana yari yapfuye. Ahangaha rero murabizi abantu bamaze gufotora iby'iki gihe bya social media, amakuru yahise atangira gutambuka ahantu hose, amakuru agera kuri hashoboka. Ahangaha mu by'ukuri uyu mwana w'umuhungu yaramaze kuzuka. Abantu batangiye kwandika ndetse abandi batangira kuvuga bati umwana w'umuhungu yazutse, yazuwe n'umugabo bita Pastor Nata. Batangiye kuvuga ati ntabwo rukiri urusengero no gusa, ahubwo namara imbaga nijoro. Nuko umunsi wakurikiyeho haje kuza abandi bapasiteri bakomeye cyane, baza gusura urusengero, ndetse baje bazanye amafaranga menshi cyane.
bayaha uno mugabo. Ndetse hari undi mugabo waje umukire cyane, aho uno mugabo imodoka nini cyane nziza ya Prado. Imiryango yatangiye kugiterana igafata amafaranga ikayegeranya ikazana uno mugabo. Urusengero noneho rwaje gushininga, urusengero bararuvugurura, bararwongera, abantu ntago bari bakicara hanze. Mu by'ukuri buri cyumweru cyose cyabaga kimeze nk'aho ari festival, ariko harya hahandi hanze umuryango, hanze ya gate y'urusengero, ahangaha hari igiti cya voka. Hari umugabo wahoraga hicaye buri munsi, uyu mugabo wabaga yicaye ahangaha kuri iki giti. Uno mugabo yari yambaye imyenda icitse ndetse ishaje, ndetse uno mugabo yari afite umwanda mwinshi cyane, yari afite umuhumuro udasanzwe. Uno mugabo bamwitaga John, umugabo w'umusazi, ndetse abana baramutinyaga, abagore baramwirindaga, ndetse abagabo baramwirengagizaga. Ariko nubwo ahangaha ku rusengero buri cyumweru ibintu byabaga ari byiza cyane, ndetse nubwo amasengesho yabaga akomeye cyane, John ntabwo yajyaga yinjiramo. Uno mugabo yicaraga aho hanze ya gate kuri icyo giti, ari kureba buri kimwe cyose acecetse. Ariko buri gihe mu gitondo, saa sita, nijoro, abakozi ba Nata bamuzaniraga ibyo kurya hano. Ahangaha yabaga yicaye, ntabwo bamuzanaga ibiryo bisanzwe, bamuzanaga ibiryo wa mugabo Nata yariye. Buri kimwe cyose uyu mugabo Nata yaryaga, uno mugabo John nawe yagombaga kukiryaho. Abantu bamwe na bamwe babonaga ibi bintu baravugaga ati byanze bikunze uno mugabo, uyu mupasiteri ni umukozi w'Imana mu by'ukuri. Bakavuga bati nimurebe uburyo yita kuri umugabo w'umusazi. Ariko abandi baravugaga bati byanze bikunze hari ikintu kidasanzwe. Ese ni ukubera iki uno mupasiteri aha ibyo kurya uno mugabo w'umusazi ariko ntabashe kumusengera? Ariko nta muntu n'umwe muri aba wari uzi yuko inkuru nyayo yari ikicaye aho ngaho hanze y'urusengero, icecetse ndetse ishonje, itegereje. Ahangaha ibitangaza ntabwo byahagaze, ndetse ibitangaza byakomeje gukoreka cyane. Uno mugabo yaragiye aramenyekana, abantu batangiye gushyira amaposters ku mihanda. Uyu mugabo noneho ntabwo yari wa mugabo wigishirizaga munsi y'igiti, ahubwo uno mugabo yatangiye gukora ingendo, atangira kuva ngo akajya ajya no hanze. Yatangiye kuzenguruka ibihugu bitandukanye. Nuko umunsi umwe ubwo hari kuwa kane, uno mugabo yari yicaye mu biro bye. Muri ako kanya telefone yarasonye. Mu by'ukuri iyi telefone yari isonye, yari nimero idasanzwe, nimero ya VIP. Nuko muri ako kanya umugabo umwe wari umu assistant we yahise yinjira aho ngaho. Nuko yahise amuhereza telefone. Uyu mupasiteri Nata yahise yitaba telefone. Yatangiye kumva umuntu batangiye kuvugana, ambwa ati mukozi w'Imana. Aramubwira ati ubuzima bwanjye bwahindutse. Pastor yarasetse aravuga ati Imana ihabwe icyubahiro. Ahangaha uyu mugabo yarimo amubwira yuko nyuma y'igihe kirekire nta mwana afite, ubu none bari babashije kubyara umwana w'umuhungu. Nuko pasiteri yitegereza hejuru aramubwira ati burya, aramubwira ati Imana iyo yavuze ngo biraba bigomba kuba. Nuko umugabo rero yaramubwiye ati muri iki cyumweru gikurikiye ndaza. Aramubwira ati ngomba kuza nkagaranga kuri altari nkavuga buri kimwe cyose cyambayeho. Nuko uyu mugabo yaramubwiye ati kubera igitangaza gikomeye nakiriye, nguhaye private jet. Uno mugabo ahise amuha impano ya jet privé. Uno mugabo Pastor Nata ntabwo yigize asimbukira hejuru, ahubwo yafunze amaso aravuga ngo ni byiza. Nuko muri ako kanya telefone yari kubye. Uyu mugabo w'umwasista we yarahagaze aho ngaho hafi ye. Nuko wa mugabo Pastor Nata yarahagurutse arebera mu idirishya. Nuko abwira wa mugabo w'umwasista we ati mutegura urusengero. Aramubwira ati iki cyumweru gikurikiyeho kigomba kuba gitandukanye. Kandi koko
hari ikintu cyari kiri mu nzira, ndetse hari ikintu kinini kidasanzwe cyari kiri mu nzira, ndetse hari ikintu cyari kiri mu nzira kigiye kuza, kigiye gutuma umujyi wose uhagarara. Iki cyumweru rero cyarageze, ariko ntabwo cyari icyumweru gisanzwe. Ikirere cyari kimeze neza, ndetse izuba ryari ryarashe. Uvuye kuri gate ndetse kugera kuri altari, compound yose y'urusengero ndetse n'urusengero byari byuzuye abantu bose bari bari aho ngaho. Amateleviziyo yari yaje yatangiye gustreaminga, ndetse abanyamakuru bambaye amakositimu bari bari aho ngaho, bose bari bategereje kureba ibintu bigiye kubera aho ngaho. Ahangaha hari abasekirite batandukanye. Ahangaha mu rusengero korari yari yambaye imyenda y'umweru, ibintu ntabwo byari bisanzwe. Nuko hashize umwanya, haje imodoka idasanzwe, imodoka ya G-Wagon. Imiryango yarafungutse, abantu batangira kwikanga. Hahise hasohokamo umugabo, uyu mugabo bamwitaga Akitor. Uno mugabo yarazwi cyane ko ari umugabo w'umukire. Abantu batangiye kuvuga bati dore Chief Akitor. Ndetse uyu mugabo yari afite umwana mu biganza bye. Uno mugabo yari yambaye ikanzu ibubu y'umweru, ndetse ateruye umwana we mu ntoki. Ahita asohoka mu modoka atambuka, ndetse yari kumwe n'umugore we. Uyu mugabo yaratambutse yinjira mu rusengero yerekeza kuri altari. Ahangaha mikrofone yari mutegereje. Nuko yafashe mikrofone araseka. Nuko uno mugabo ubwo yari afunguye umuntu wawe agiye kuvuga, agiye kumva yumva ijwi ryari riri hejuru cyane. Yagiye kumva inyuma ye, yumva ijwi riri hejuru cyane, yumva ijwi rivuga ngo nicyo gihe. Abantu bose bari bari aho ngaho mu rusengero bahise bahindukira. Muri ako kanya amakamera yarahindukijwe, amatara arahindukizwa, abasekirite nabo bahise baza birukanka, ariko byari byamaze kurangira. Muri ako kanya wa mugabo John w'umusazi yahise yinjira. Wa mugabo John Madman yarahagaze ahangaha. Uno mugabo yari ameze nk'inyamaswa noneho, ndetse bamwe na bamwe bashaka kwiruka. Abantu rero batangiye kubaza ati uno musazi noneho igihe cyose kibishize aba hanze nuko yari hano. John ariko ntabwo yigeze ahagarara. Uno mugabo yari yinjiye yerekeza kuri altari. Uno mugabo ubwo yatambukaga aho ngaho yerekeza kuri altari, amaso ye yari yarekeje kuri wa mugabo Nata. Muri ako kanya buri kimwe cyose cyarahindutse aho ngaho mu rusengero. Aha buri umwe wese yatangiye kwitegereza, bategereje kureba icyo uno mugabo agiye gukora. Ahangaha rero uyu mugabo ubwo yari yinjiye hano, ibintu byari bigiye guhinduka. Ntabwo ibyo bari basanzwe babona muri rusengero, ariko byari bigiye gukomeza. Hari ikintu kidasanzwe cyari kigiye guhindura buri kimwe cyose. Nuko uyu mugabo John yaraje yurira kuri altari. Uno mugabo yari strong ndetse yihuta cyane. Abantu bagize ubwoba, ndetse bamwe na bamwe bafata ku munwa. Abantu batangiye kubazanya ati se nukubera iki, ninde wahaye uburenganzira n'umusazi kugira ngo azamuke kuri altari. Ariko John ntago yigize abyitaho. John yaruri hanga kuri altari, arangije facinga wa mugabo Nathanael. Uno mugabo atangiye kuvuga mu ijuru hejuru, atangiye kuvuga ati iyi minsi 7. Uyu mugabo yaravugaga mu ijwi riri hejuru cyane rimeze nk'iry'inkuba. Aravuga ati iyi minsi 7 yose utama ibyo kurya, kubera iki? Abantu bo hanze nabo batangiye kumva ayo magambo n'umugabo John yararimo avuga. Abantu batangiye gutegereza umugabo Pastor Nata, batangiye kumva babaye confused, ndetse batangiye kumva bafite ubwoba. John yatunze rwa rutoki rwe rwanduye wa mugabo Nata. Aramubwira ati warankoresheje, babwire. Wa mugabo Pastor Nata ntabwo yigize anyeganyega na gato, nta nubwo yigize agira ikintu akora, ariko ibiganza bye byatangiye gutitira. Bwa mbere yatangiye kwihagararaho, ariko noneho byaje kurangira aratitira biragaragara. John yarahindukiye yitegereza bamwe wese arura aho ngaho,
ndetse abantu bari barangaho bose nabo baramwitegereza, kubera ko buri umwe wese wari uraha yari abizi neza yuko uno mugabo w'umusazi atari ari hano kugira ngo asabe, ahubwo yari ari hano kugira ngo ababwire ikintu kidasanzwe batari bazi. Nuko wa mugabo Pastor Nathan ntabwo yari akibashije noneho guhishahisha. Nuko wa mugabo John yahagaze kuri alitari yitegereza buri wese uri aho ngaho. Nuko aratangira ati, imyaka yashize Pastor Nathan ndetse nanjye twagiye kureba umuprofeti umwe. Nathan yari afite ikibazo cy'uko urusengero rwe rudafite abakristo, ndetse yari afite ikibazo cy'uko urusengero rwe rutabonaga ibitangaza, ndetse nta nubwo rwakuraga. Ni njyewe wamuhuje n'uyu muprofeti. Ahangaha namujyanye ntekereza yuko ari amasengesho cyangwa se ari uburyo bwo kumuyobora mu buryo bw'umwuka. Abantu batangiye paying attention. Ko John arakomeza ati, none uwo muprofeti yarakomeye cyane ndetse arafite imbaraga, ariko imbaraga yarafite ntago zari imbaraga z'Imana. Bantu bahise noneho bacika intege. Muri ako kanya umugore wari wicaye aho ngaho imbere yahise apfukama, apfuka umunwa we. Undi hafi aho ngaho mu ijwi riri hejuru ati, Yesu Kristo. John yarakomeje aravuga ati, nimba uyu mugabo Nathan yarashakaga ibitangaza, ashaka abantu abakristo benshi cyane, ashaka amaturo, ndetse ashaka no kumenyekana, yagombaga gutanga igitambo. Uno mugabo Nathan yagombaga gutanga igitambo cy'umuntu. Abantu barikanze, bamwe batangira guhaguruka. Nuko John arangije yitegereza aho ngaho muri abo bantu bose. Nuko aravuga ati, uyu muprofeti yaravuze ngo igitambo agomba gutanga kigomba kuba ari umuntu uri hafi y'uyu mugabo Nathan, umuntu w'inshuti ye. Uyu muprofeti yavuze yuko uyu muntu agomba kuba umusazi, ndetse avuga yuko uyu muntu agomba kuzasara akajya yicara imbere y'urusengero ubuzima bwe bwose. Uyu muntu ntabwo yagomba kuzakira, ndetse nta nubwo yagomba kujya asenga. Uno muntu yagombaga kujya arya gusa. Uno muntu yagombaga kujya arya mu gitondo, saa sita ndetse na nimugoroba. Ibiryo uyu mugabo w'umupasiteri yagombaga kujya arya. Ko John yahagaritse kuvuga, areba aho hafi, arangije yitegereza impande zose. Aravuga ati, ariko hari kondisiyo yuko nimba uko kugaburira uwo muntu bihagaritswe mu minsi 7 yose, uno muntu wari warasaze yagombaga kuzatangira gutekereza ndetse agatangira kuvuga. Nuko John arangije atunga urutoki uno mugabo Nathan. Uyu mugabo aravuga ati, naburiye umugabo Nathan, ndavuga ni ibintu wibikora, ibintu ni amashitani, ndavuga ni ibintu ntabwo ushaka kubikora. Nuko turangije tuva aho ngaho turigendera. Ahangaha rero natekereje uko yanyumvise. Nuko uno mugabo aravuga ati, rero mu gihe ntari mbizi Nathan yaje gusubirayo. Nuko arangije arantamba njyewe inshuti ye y'amagara, inshuti ye yabanye nawe ibihe byose. Uno mugabo yatangiye kugira agahinda, uno mugabo atangira kurira. Arabwira ati, uno mugabo yarangambaniye. Uno mugabo yasubiye yarangambanira, arantamba. Aravuga ati, mwibaze namwe kuba yarantambye umugabo umwe wamukurikiye igihe cyose, buri wese yari yamutaye. Muri ako kanya buri wese yaracecetse. Abagore batangiye kurira, abagabo batangiye gufunga amasura yabo, ndetse n'ababishop bari bicaye aho ngaho batangiye kubika imitwe. Ahangaha wa mugabo Pastor Nathan nta kintu na kimwe yari arimo avuga. Yarahagaze aho ngaho ari kubira ibyunzwe, ariko noneho yakanzuye ntabwo yari kiri golden, ahubwo yari imeze nk'igisebo. John arangije yihanagura mu maso. Nuko John yitegereza abantu bari aho ngaho. Mu by'ukuri bumwe wese wari aho ngaho amaze kugira ubwoba.
ndetse bafite confusion. Nuko John arangije atunga urutoki umugabo Nata, aravuga ati rero uko niko nahindutse, uwo nahindutse uyu munsi. Arababwira ati uyu mugabo niwe wampinduye ukunduku imyaka yose ishize, ndetse uno mugabo niyo mpamvu atigize ansengera, niyo mpamvu atigeze anyitaho kubera yuko ndi igiciro yatanze. Nuko uno mugabo yitegereza buri wese wari aho ngaho, aravuga ati ibitangaza byose mwabonye, ibyo byose byavaga mu gahinda kanjye n'umubabaro, ariko ngubu buri kimwe cyose kirarangiye. Kubera yuko iminsi 7 yose ishize uyu mugabo atekerezaga yuko nibagiranye, narangiye cyangwa se nabyibagiwe. Nuko aravuga ati rero hari ikintu hano uno mugabo atazi. Aravuga ati igihe cyose uno mugabo wabaga ari hanze, iyo yoherezaga abantu be kugira ngo banzane ibyo kurya, yamaga amategeko ndetse akababwira ibyo ari burye, akababwira nabo ibyo bari bunzanire, bakanzana ibiryo bimwe nk'ibyo yari uwo munsi. Ibi ngibi babikoraga mu gitondo, saa sita ndetse na nimugoroba. Ariko aba bakozi be ntago bigize babinzanira, ahubwo bafashe amafaranga barapakira barigendera. Aravuga ati no mugabo yaravuze ngo se n'ukubera iki umugabo w'umusazi ashobora kurya neza kurusha uko arya. Nuko arababwira ati rero naho byaturutse kuri uyu munsi ndi kwibuka buri kimwe cyose, ubundi buri kimwe cyose nari narakibagiwe. Muri ako kanya iminwa y'uwo mugabo Pastor Nata yatangiye gutitira. Nuko uyu mugabo Pastor Nata atangiye kuvuga ati ceceka, umugabo avuga ati uri umusazi. Nuko John araseka avuga ati niba ndi umusazi, ese nukubera icyo ngaburira, nukubera icyo ngaburira ndi umusazi. Nuko arahindukira areba buri wese wari aho ngaho. Nuko John atunga urutoki hejuru mu kirere. Muri ako kanya uno mugabo John agitunga urutoki mu kirere, hahise hagaragara umuriro udasanzwe. Abantu batangiye kugira ubwoba. Muri ako kanya buri kimwe cyose cyatangiye guhinduka, hatangira gukonja, hatangiye gukonja cyane. Umwana yatangiye kurira aho ngaho mu kirere muri rwa rumuri, ndetse atangira kurira cyane. Abantu batangiye kugira ubwoba, batangira gusimbuka, abandi batangiye kwirukanka, kuko iri jwi ryaje rirumungana aho ngaho mu rusengero. John ntabwo yigeze ava aho ngaho, yarakomeje arahagarara. Nuko uno mugabo aravuga ati ideni ubu ngubu rigiye kwishyurwa. Nuko abantu batangiye gutaka, abandi batangira kurira, abandi batangira kwirukanka, abantu batangiye gusohoka aho ngaho, bamwe baca mu madirishya, abandi babyigana mu muryango, intebe batangiye kuzimenagura. Ahangaha ntabwo buri umwe wese yarazi ikiri kuba. Abantu batangiye gusa nk'abo basazi, hatangiye kuba kavuye aho ngaho mu rusengero. Ahangaha mu rusengero hasigaye abantu bakeya cyane, nabo bagize ubwoba, bibaye. Uyu mugabo wa mugabo Pastor Nata yasigaye ahagaze aho ngaho mu rusengero, ariko biri byunzwe, ari gutitira, ariko acecetse. Nuko atangira kuvuga ati ndabinginze mwigenda. Uno mugabo ari kubeshya, uno mugabo ntago ameze neza n'umusazi. Ariko ijwi ry'uwo mugabo ntago ryari gifite imbaraga, kubera yuko ibanga rye ryari yamaze kuva mu mwijima, ryamaze kugaragara. Ahangaha none uno mugabo ntago yari ashoboye kuba yakora igitangaza. Wa mugabo wahoze uzura abapfuye, ahangaha none nta kintu yabasha kuba yakora. Nuko nyuma y'iki cyumweru buri kimwe cyose cyararangiye. Ya posters abantu bamuvugaga byose byarahagaze. Abantu baragiye bavanga mu rusengero, imiziki irahagaze. Rwa rusengero rwahoze rwuzura abakristo, ahangano nto rwari ruri empty, nta muntu mwinjiragamo, ahubwo haje kutangira hinjiramo umwanda mwinshi cyane. Iri zina ryahoze rivugwa ahantu hose, ndetse abantu baryamamaza. Iyo warivugaga ubu ngubu abantu bagiraga ubwoba, ndetse abana nabo bari barabimenye. Baravugaga bati uwo mugabo witwa Nata ni umugabo w'ishitani, ni umugabo ukorana n'amashitani. Bakavuga bati ntuvuge izina rye. Ndetse abantu iyo bacaga ahangaha kuri rwa rusengero bagiraga ubwoba, ndetse bamwe na bamwe batiraga amabuye, ndetse abandi
babwiraga abantu bashyashya batari bahazi bati hariya ni hahantu, aha ni hahantu habeshya abantu benshi nyamwinshi. Ahangaha rero wa mugabo wahoze utambuka nk'umwami ubu ngubu yari asigaye atambuka nk'umwotsi. Uno mugabo yari afite ikimwaro ndetse adakenewe muri aka gace. Nuko igitondo kimwe haje kugaragara aho ngaho amajipo y'umukara, abapolisi bayavuyemo, nuko bahise binjira aho ngaho muri compound. Nuko bamazemo akanya gatoya bahita basohoka, baje gusohokana n'uyu mugabo Pastor Nata yambaye amapingu. Uyu mugabo nta yakanzu yari yambaye, nta Bibiliya yari afite, ndetse uyu mugabo yari afite agahinda. Abantu rero bari aho ngaho bazengurutse bari kwitegereza buri kimwe cyose uko kiri kugenda, ndetse ariko nubwo bamurebaga nta muntu n'umwe agize ikintu avuga. Uno mugabo yari yaciriwe urubanza. Uno mugabo rero yaje gushinjwa yuko yabashije kumanipulatinga cyangwa se kutuburira abaturage. Uyu mugabo rero bwaragejejwe mu rukiko, urukiko rwari rwuzuye, ndetse n'abandi bahoze bavuga ngo umukozi w'Imana, bavugana amajwi ari hejuru cyane. Ahangaha noneho bari hano kugira ngo batange testimonies bamushinje. Ubwo rero umucamanza yarakubise kakanyundo ke karumunganya ahangaha mu rukiko. Uno mugabo yarafunzwe. Uko rero rwa rusengero bahise barufunga. Rwa rusengero rwaje kumeramo ibyatsi ndetse rutangira kubamo imbeba n'utundi dusimba. Nta muntu n'umwe wongeye gusengera muri rusengero. Wa mugabo wigize kugendera muri private jet ahangaha noneho yari ari mu cyumba ndetse abana n'izindi mfungwa. Uno mugabo ubuzima bwe bwaje kurangira mu kimwaro. Shuti bavandimwe, ndabashimiye ko mwabanye nanjye kuva ku itangiro kugera ku iherezo ry'iyi nkuru. Ndabibutsa yuko izi nkuru nzikora kugira ngo zitukangure kandi zitwigishe. Iyi nkuru iratwigisha iki? Iyi nkuru iratwigisha yuko nubwo tugomba gusenga Imana, nubwo tugomba kubaha abakozi b'Imana, ariko ntabwo tugomba kuba impumyi. Tugomba kureba kure, tugomba kandi kugira amakenga. Iryo ni ryo somo ngewe nakuye muri iyi nkuru. Nawe jya muri comment section twandikira isomo wakuye muri iyi nkuru. Kandi nimba wumva iyi nkuru wayikunze, iyi nkuru hari ikintu yakwigishije, yifate uyisharinge bagenzi bawe nabo bayigireho. Ndabibutsa yuko umwanya wanyu ari uw'agaciro kuri ngewe, kandi ni byiza yuko dukomezanya kandi tugakomeza tukaba umuryango mugari. Ndagusaba rero kugira ngo nimba utarakoze subscribe ukandi subscribe ndetse ukandi no kunzogera kugira ngo ninjye nshyiraho inkuru uzajye uhita ubona ubutumwa bugufi. Wakoze rero guhitamo Behind Wars Tales. Ndagukunda cyane, nawe utaha. Ciao ciao.